ibyo ugomba kwitondera mu rwego rw'amategeko kugira ngo ubone gatanya cyangwa divorce. Gutandukana kw'abashakanye ni ingingo itavugwaho rumwe mu bantu b'ingeri zose. Hari ibihugu nka Philippines bitemera ko abashakanye batandukana. Ubushakashatsi bwagaragaje ko igihugu cy'Ubuhinde aricyo kiza ku isonga mu bihugu bibamo gatanya nkeya ku isi. Mu Rwanda mu mwaka w'ubucamanza w'ibihumbi 2022 na 2023 inkiko zatanze gatanya za burundu zingana n'ibihumbi 375. Iyo bigeze ku banyamadini nabwo usanga iyi ngingo yo gutandukana kw'abashakanye naho ifite kwiteganyijwe ibisabwa ndetse no kwibaza ku buryo umuntu watandukanye n'uwo bashakanye yemerewe kongera gushaka undi. Muri Korowani bafite icyo babivugaho, gusa muri Bibiliya ko birasa naho bitandukanye. Matayo 19:6 haranditse ngo nuko icyo Imana yateranyije ntihakagire ugitandukanya. Nshuti bakunzi ba P4 TV Official, muri iki kiganiro tuyibanda ku biteganywa n'itegeko nimero 71/2024 ryo kuwa 26 z'ukwa gatandatu 2024 rigenga abantu n'umuryango. Turaza kurishakamo ibisubizo kuri bimwe mu bibazo abantu bibaza ku mubano w'abashyingiranywe ndetse n'icyo amategeko avuga ku bashaka gutandukana. Dore bimwe mu bibazo byibazwa n'abantu benshi turi bwibandeho. Ikibazo cya mbere: ese abantu bashyingiranywe mu buryo bwemewe n'amategeko bashobora gutandukana ku bushake bwabo kandi bikagira agaciro mu rwego rw'amategeko? Ikibazo cya kabiri: ese abantu bashyingiranywe babona batumvikana bashobora gusaba gutandukana mu buryo bw'agateganyo kugira ngo nibikomeza kwanga bazatane burundu, cyangwa nibigera nyuma bakabasha kumvikana bakomeza umubano wabo? Ikibazo cya gatatu: iyo abashyingiranywe batandukanye abana baba bafite ubuhe burenganzira, bajya he? Ikibazo cya kane: abatandukanye bashobora kongera gushaka? Ku kibazo cya gatanu: ivangamutungo n'ivanguramutungo bisobanura iki ku bantu bagiye gushakana? Ikibazo cya gatandatu: gushyingiranwa n'umunyamahanga cyangwa abanyarwanda bashyingirwa mu mahanga bikorwa bite? Iyo bashatse gutandukana bigenda gute? Ni uruhe rukiko rufite ububasha bwo kwakira icyo kirego? Ikibazo cya karindwi turi buganireho nanone: ni izihe mpamvu zemewe n'amategeko urukiko rwemera kugira ngo rwemeze ubutane bw'abashyingiranywe? Ibibazo kimwe n'ibindi byose mwibaza ku bijyanye n'ubutane turabisobanura muri iki kiganiro, twibanda ku biteganywa n'itegeko twavuze haruguru, ndetse n'abashaka gukomeza kubana ariko bakava mu ivanguramutungo cyangwa mu ivangamutungo turababwira icyo amategeko ateganya. Reka duhere ku bisobanuro by'amategeko. Imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe. Mbere yo gushyingiranwa ni ngombwa kumva neza uburyo amategeko ateganya ku bijyanye n'imitungo y'abashakanye. Ubwo buryo ni butatu, ari bwo bukurikira: ivangamutungo rusange, ivangamutungo muhahano n'ivanguramutungo risesuye. Ku ngingo y'155 y'itegeko rigenga abantu n'umuryango rya 2024 rivuga ko ivangamutungo rusange ari uburyo abashyingiranywe bumvikana bwo gushyira hamwe umutungo wabo wose. Gucunga umutungo bijyana n'ububasha bwo kuwucunga, kuwikenuza no kuwikuraho. Abashyingiranywe bahisemo ivangamutungo rusange bacungira hamwe umutungo wabo kandi bakagira ububasha bungana bwo kuwukurikirana no kuwuhagararira. Umutungo wanditse kuri umwe mu bashyingiranywe ubarirwa mu mutungo wabo mu buryo bw'ivangamutungo rusange. Umutungo ntushobora kugurishwa, gutangwa cyangwa kwikuraho abashyingiranywe bombi batabyemeranyijweho. Abashyingiranywe bafatanya kwishyura imyenda yafashwe mbere yo gushyingirwa n'iyo bemeranyijweho gufata nyuma yo gushyingirwa. Bafatanya kandi kubahiriza inshingano umwe yafashe mbere y'ishyingirwa. Ingingo y'156: iseswa ry'ivangamutungo rusange n'inkurikizi zaryo. Icya mbere: iyo ivangamutungo rusange risheshwe ku mpamvu z'ubutane cyangwa guhindura uburyo bw'imicungire y'umutungo, abari bashyingiranywe bagabana imitungo n'imyenda ku buryo bungana.
cyangwa ku bundi buryo bumvikanyeho. Icyakora bisabwe n'umwe mu bashyingiranywe bataramara imyaka 5 babana. Mu gihe cy'urubanza bw'ubutane, urukiko rushobora gutegeka ko abashyingiranywe batagabana imitungo n'imyenda ku buryo bungana. Rumaze gusuzuma impamvu usaba ashingiraho, buri wese agahabwa ibihwanye n'uruhare rwe ku mitungo. Iyi ni imwe mu mpinduka yazanywe n'iri tegeko rishya, ryaje rije gukemura ibibazo by'abantu basezerana n'abandi bagamije kubatwara imitungo yabo. Baba bakiva mu kwezi kwa buki bagahita batangiza gahunda yo kugabana nabo basezeranye, ariko nibura nyuma y'imyaka 5 biba bivuga ko nibura abantu babanye babishaka batagendeye ku mitungo. Ngira ngo ntawe utazi abasore bahitamo gushaka abagore b'abakire bagamije kubarya imitungo, ndetse n'abana b'abakobwa bashaka abasaza bakimara gusezerana bagahita batangiza gahunda yo gutandukana ngo bakuremo imitungo. Cya kabiri, iyo ivangamutungo rusange riseshwe kubera urupfu rw'umwe mu bari bashyingiranywe, umutungo ucungwa n'uwapfakaye kugeza igihe izungura rikorewe. Cya gatatu, iyo ivangamutungo rusange riseshwe ku mpamvu z'ubutane, ibikoresho bidashobora gusangirwa n'ibikoresho mu kazi nk'umwe mu bashyingiranywe bishyirwa mbere na mbere mu mugabane usanzwe abikoresha. Icya kane, ababerewemo umwenda bafite uburenganzira bwo gusaba kwishyurwa imyenda yafashwe n'abashyingiranywe mbere yo gusesa ivangamutungo rusange. Cya gatanu, iyo ivangamutungo rusange riseshwe hari ababerewemo umwenda batashoboye kumenya iby'iryo seswa, kugira ngo basabe kwishyurwa mbere bakurikirana abari bashyingiranywe mu ivangamutungo rusange bombi. Cya gatandatu, urukiko rushobora gutegeka ko agaciro k'ibyangijwe n'umwe mu bashyingiranywe ndetse n'imyenda yafashe mbere cyangwa nyuma y'ishyingirwa akaba atarayigaragarije uwo bashyingiranywe bibarirwa mu mugabane we. Ku ngingo y'157 ni ivangamutungo muhahano n'uburyo rikorwa. Ivangamutungo muhahano ni uburyo abashyingiranywe bumvikana bwo gushyira hamwe umutungo bazahaha bari kumwe kuva ku munsi w'ishyingirwa, kimwe n'ibyo bungutse mu mibanire yabo bakorera hamwe cyangwa buri wese ku giti cye, byaba impano cyangwa ibizungurwa. Ku ngingo y'158, ibarura ry'umutungo. Icya mbere, igihe cyo gutegura amasezerano yo gushyingirwa hashingiwe ku byo abashyingiranwa ubwabo bumvikanyeho, hakorwa ibaruramutungo ryerekana umutungo bwite wa buri wese n'umutungo buri wese ageneye iremezo ry'urugo iyo uhari. Ku cya kabiri, inyandiko y'ibaruramutungo ishyirwaho umukono n'abagiye gushyingiranwa igakorerwa imbere ya noteri. Inyandiko y'ibaruramutungo ishyikirizwa umwanditsi w'irangamimerere nibura iminsi 7 mbere y'umunsi w'ishyingirwa. Icya gatatu, ikintu kitabaruwe n'umutungo w'iremezo ry'urugo kiba umutungo bwite w'umwe mu bashyingiranwe. Ku ngingo y'159, imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe mu buryo bw'ivangamutungo muhahano. Agace ka mbere, abashyingiranywe bavanze umutungo w'umuhahano bawucunga mu buryo bumvikanyeho kandi bafite ububasha bungana bwo kuwukurikirana no kuwuhagararira. Icya kabiri, buri wese mu bashyingiranywe afite ububasha bwo gukoresha, kwikenuza no kwikuraho umutungo yigengaho. Inyungu n'ibindi byose byabyawe n'umutungo buri wese yigengaho bishyirwa muri uwo mutungo we. Ku ngingo y'160, kwishyura imyenda yafashwe n'umwe mu bashyingiranywe. Agace ka mbere, umwenda wafashwe n'umwe mu bashyingiranywe mu gihe cy'ivangamutungo muhahano hagamijwe gukemura ibibazo by'urugo wishyurwa n'umutungo rusange. Iyo umutungo rusange udahagije kugira ngo wishyure uwo mwenda wose, ibisigaye byishyurwa n'umutungo wa buri wese mu bashyingiranywe ku buryo bungana. Icya kabiri, umwenda wafashwe mu nyungu z'umwe mu bashyingiranywe wishyurwa na nyiri kuwufata ku mutungo we bwite. Icyakora iyo abashyingiranywe bafatanyije gufata umwenda wishyurwa ku mutungo rusange. Ihazabu
n'imyenda ishingiye ku buryozwe bw'icyaha kirebana n'umutungo bwite wa buri wese ni gatozi kandi byishyurwa ku mutungo bwite w'uwo bireba. Ku ngingo y'161 iseswa ry'ivangamutungo muhahano n'inkurikizi zaryo. Agace ka mbere, ivangamutungo muhahano riseshwe ku mpamvu z'ubutane cyangwa guhindura uburyo bw'imicungire y'umutungo. Umutungo muhahano n'imyenda bahuriyeho bigabanywa abashyingiranywe mu buryo bungana, naho umutungo bwite wa buri wese akawugumana. Igice cya kabiri, mu gihe cy'urubanza rw'ubutane cyangwa guhindura uburyo bw'imicungire y'umutungo, urukiko rushobora gutegeka ko agaciro k'ibyangijwe n'umwe mu bashyingiranywe ndetse n'imyenda yafashwe nyuma y'ishyingirwa akaba atayigaragarije uwo bashyingiranywe bibarirwa mu mugabane we bwite. Agace ka gatatu muri iyi ngingo, iyo ivangamutungo muhahano riseshwe ku mpamvu z'urupfu rw'umwe mu bashyingiranywe, umutungo usangiwe n'uwo nyakwigendera yari yihariye ucungwa n'uwapfakaye kugeza igihe izingura rikorewe. Ingingo y'132 ni ivanguramutungo risesuye n'uburyo rikorwa. Ivanguramutungo risesuye ni uburyo abashyingiranywe bumvikana gufatanya gutunga urugo rwabo hakurikijwe ubushobozi bwa buri wese, kandi buri wese akagumana ububasha bwo gucunga, kwikenuza no kwikuraho umutungo we bwite. Ingingo y'133 ububasha bwo gucunga umutungo. Iyo umwe mu bashyingiranywe mu buryo bw'ivanguramutungo risesuye ahaye uwo bashyingiranywe ububasha bwo gucungira umutungo, kumucungira umutungo, amategeko rusange agenga amasezerano y'ubutumwa. Ingingo y'164 iyishyurwa ry'imyenda. Agace ka mbere, buri wese mu bashyingiranywe mu buryo bw'ivanguramutungo risesuye afite inshingano zo kwishyura ubwe umwenda yafashe mbere cyangwa nyuma y'isezerano yo gushyingirwa, keretse iyo uwo mwenda yawufashe ku nyungu z'urugo amaze kubyumvikanaho n'uwo bashyingiranywe. Agace ka kabiri, umwenda bahuriyeho bawishyura bombi ku mutungo wa buri wese kandi mu buryo bumvikanyeho bajya kuwusaba. Ingingo y'135 iseswa ry'ivanguramutungo risesuye n'inkurikizi ryazo. Naho turasangamo uburyo bubiri. Uburyo bwa mbere, iyo ivanguramutungo risesuye risheshwe ku mpamvu z'ubutane cyangwa bitewe no guhindura uburyo bw'imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe, buri wese mu bashyingiranywe agumana umutungo we bwite. Uburyo bwa kabiri, iyo ivanguramutungo risesuye risheshwe ku mpamvu z'urupfu rw'umwe mu bari bashyingiranywe, izungura ry'umutungo wa nyakwigendera rikorwa hakurikijwe ibiteganywa n'iri tegeko. Ku ngingo y'136 imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe ishingiye ku masezerano ategurwa n'abashaka gushyingiranwa bashobora guhitamo uburyo bw'imicungire y'umutungo bushingiye ku masezerano ategurwa nabo ubwabo, iyo itanyuranyije n'amategeko ndengagihugu n'imyitwarire mbonezabupfura y'Abanyarwanda. Ku ngingo ya 137 iby'ingenzi biranga imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe ishingiye ku masezerano ategurwa n'abashaka gushyingiranwa ikorwa mu nyandiko mpamo ikubiyemo ibi bikurikira. Icya mbere, uruhare rwa buri wese mu bitunga urugo. Icya kabiri, uburyo bwo kwita ku bana no kubarera. Icya gatatu, uburyo burambuye ku mutungo uzacungwamo. 4, inkurikizi z'urupfu ku mutungo wabo. 5, inkurikizi z'ubutane ku bana babo. 6, inkurikizi z'ubutane ku mutungo wabo. 7, inkurikizi ku guhinduka kw'imicungire y'umutungo wabo. 8, ibijyanye n'imirimo idahemberwa yo kwita ku rugo. 9, uburyo bwo kwishyura imyenda yafashwe n'umwe cyangwa bombi mbere na nyuma yo gushyingirwa. 10, n'ibijyanye n'impano n'indangano z'izungura. Ingingo y'138 inyandiko mpamo y'imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe ishingiye ku masezerano ategurwa n'abashaka gushyingiranwa. No muri iyi ngingo turasangamo uburyo butatu. Uburyo bwa mbere,
inyandiko mpamo y'imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe ishingiye ku masezerano ategurwa n'abashaka gushyingiranwa ishyirwaho umukono n'abagiye gushyingiranwa bombi imbere ya noteri. Uburyo bwa kabiri, inyandiko mpamo y'imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe ishingiye ku masezerano ategurwa n'abashaka gushyingiranwa ishyikirizwa umwanditsi w'irangamimerere nibura iminsi 7 mbere y'umunsi w'ishyingirwa kugira ngo asuzume niba ibiyikubiyemo bitanyuranyije n'amategeko ndemyagihugu n'imyifatire mbonezabupfura y'Abanyarwanda. Uburyo bwa gatatu, iyo umwanditsi w'irangamimerere asanze iby'ingenzi biranga uburyo bw'imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe ishingiye ku masezerano ategurwa n'abashaka gushyingiranwa bituzuye cyangwa binyuranyije n'amategeko ndemyagihugu n'imyifatire mbonezabupfura y'Abanyarwanda, asaba abashaka gushyingiranwa kubyuzuza cyangwa kubikosora mbere y'uko umunsi w'ishyingira ugera. Ingingo y'170, guhindura uburyo bw'imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe. Naho harimo uburyo butatu. Uburyo bwa mbere, uburyo bw'imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe bushobora guhinduka bisabwe n'umwe mu bashyingiranywe cyangwa bombi. Abashyingiranywe basabwa kugaragaza ko iryo hinduka risabwe ku nyungu z'urugo cyangwa impinduka zikomeye zabayeho mu mibereho yabo bombi cyangwa y'umwe muri bo. Uburyo bwa kabiri, ikirego gisaba guhindura uburyo bw'imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe gitangwa mu buryo bw'ibirego bisanzwe mu rukiko rubifitiye ububasha rukorera mu ifasi y'aho abashyingiranywe baba. Uburyo bwa gatatu, iyo urukiko rwanze ku buryo budasubirwaho ikirego, ikindi kirego ntigishobora kongera gutangwa hadashize umwaka. Ubarwa uhereye igihe icyemezo cy'urukiko cyafatiwe ku buryo budasubirwaho kandi bishingiye gusa ku ngingo nshya. Ingingo y'171, kumenyekanisha no kwandika ihinduka ry'uburyo bw'imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe. Naho harimo uburyo bune. Uburyo bwa mbere, umwanditsi w'urukiko rwaciye urubanza ruhindura uburyo bw'imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe ku rwego rwa nyuma ashyikirizwa kopi y'urwo rubanza n'inyandiko mpine yarwo umwanditsi w'irangamimerere w'ifasi y'aho abashyingiranywe baba n'iy'aho batuye. Uburyo bwa kabiri, umwanditsi w'irangamimerere w'ifasi y'aho abashyingiranywe baba n'iy'aho batuye amanika inyandiko mpine y'urubanza ruhindura uburyo bw'imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe ahashyirwa amatangazo mu gihe cy'iminsi 90 uhereye ku munsi icyemezo cy'urukiko cyabereye ndakuka. Uburyo bwa gatatu, nyuma y'igihe giteganyijwe mu gika cya kabiri cy'iyi ngingo, umwanditsi w'irangamimerere ukorera mu ifasi y'aho imihango yo gushyingirwa yabereye yandika urubanza ruhindura uburyo bw'imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe mu gitabo cy'inyandiko z'ishyingirwa bisabwe na nyir'ubwite cyangwa n'undi muntu ubifitemo inyungu. Uburyo bwa kane, ababereyemo umwenda bashobora gusaba urukiko rubifitiye ububasha mu buryo bw'ikirego ko ibyahinduwe mu micungire y'umutungo w'abashyingiranywe bitabagiraho ingaruka iyo babona bibangiriza cyangwa bishobora kubangiriza. Ikirego gisaza mu gihe cy'umwaka umwe ubarwa uhereye ku munsi bamenyeye izo mpinduka. Ingingo y'172, kwamburwa ububasha bwo gucunga umutungo. Iyi ngingo nayo turayisangamo uburyo bune. Uburyo bwa mbere, iyo umwe mu bashyingiranywe abangamiye inyungu z'urugo, kwaba kutita ku mutungo w'umuryango ndetse n'uwe bwite cyangwa kuwupfusha ubusa, ashobora kwamburwa ububasha bwo kuwucunga, kwikenuza no kuwikuraho bisabwe n'uwo bashyingiranywe cyangwa umuntu ubifitemo inyungu hatitawe ku buryo bw'imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe. Uburyo bwa kabiri, ikirego cyo kwamburwa ububasha bwo gucunga umutungo gitangwa mu buryo bw'inyandiko nsobanura-kirego itanzwe n'umuburanyi umwe mu rukiko rubifitiye ububasha rukorera mu ifasi y'aho abashyingiranywe baba. Uburyo bwa gatatu, iyo urukiko rwemeje kwamburwa ububasha bwo gucunga umutungo, ruha umwe mu bashyingiranywe wabisabye ububasha bwo gucunga umutungo bwite w'uwabwambuwe, uretse igihe bibaye ngombwa ko urukiko rushyiraho undi muntu ucunga umutungo
uwahawe gucunga umutungo afata ibyabyawe n'umutungo iyo bihari bigakoreshwa mu gukemura ibibazo by'urugo, ibisigaye akabizigama. Uburyo bwa kane, uwambuwe ububasha bwo gucunga umutungo ashobora kuregera urukiko kugira ngo asubirane ububasha bwe iyo agaragaje ko impamvu zari zatumye bwamburwa zitakiriho. Uburyo bwa gatanu, iyo umwe mu bashyingiranywe wari warahawe ububasha bwo gucunga umutungo mu buryo buteganyijwe mu gika cya mbere cy'iyi ngingo apfuye, umuntu ubifitemo inyungu asaba urukiko rubifitiye ububasha mu buryo bw'ikirego gitanzwe nk'inyandiko nsobanurakirego itanzwe n'umuburanyi umwe kugena undi muntu wo gucunga umutungo w'uwari warambuwe ubwo bubasha. Muri icyo gihe inama y'umuryango igena ucunga umutungo by'agateganyo mu gihe urukiko rutaragena undi. Ibi tumaze kubona hari abo byabera igisubizo aho guhitamo gutana, ahubwo bagakoresha ubumwe muri ubu buryo, ubutane bukaza ari uko byose byananiranye. Ingingo y'173, impamvu z'iseswa z'uburyo bw'imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe. Uburyo bw'imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe buseswa kubera imwe mu mpamvu zikurikira: impamvu ya mbere, ubutane; iya kabiri, guhindura uburyo bw'imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe cyangwa urupfu rw'umwe mu bashyingiranywe. 74, amategeko agenga imicungire y'umutungo w'abanyamahanga bashyingiriwe mu Rwanda, umunyarwanda n'umunyamahanga bashyingiriwe mu Rwanda cyangwa mu mahanga, cyangwa abanyarwanda bashyingiriwe mu mahanga. Hano naho turasangamo uburyo butatu: uburyo bw'imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe n'abanyamahanga baba bahuje ubwenegihugu cyangwa batabuhuje, bashyingiriwe mu Rwanda, bugengwa n'itegeko ry'igihugu cy'umwe mu bashyingiranywe bihitiyemo cyangwa n'itegeko ry'u Rwanda. Uburyo bwa kabiri, iyo ari umunyarwanda ushyingiranywe n'umunyamahanga, baba bashyingiranywe mu Rwanda cyangwa mu mahanga imbere y'uhagarariye u Rwanda mu mahanga, uburyo bw'imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe bugengwa n'itegeko ry'u Rwanda cyangwa itegeko ry'igihugu cy'uwo munyamahanga cyangwa ry'igihugu amasezerano abereyemo. Uburyo bwa gatatu, abanyarwanda bashyingiriwe mu mahanga, iyo ishyingirwa ryabo ritabereye imbere y'uhagarariye u Rwanda mu mahanga, abashyingiranwa bahitamo ko uburyo bw'imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe bugengwa n'itegeko ry'u Rwanda cyangwa ry'igihugu amasezerano abereyemo. Ingingo y'175, agaciro k'imirimo yo kwita ku rugo idahemberwa yakozwe n'umwe mu bashyingiranywe cyangwa bombi. Naho turasangamo uburyo bubiri. Uburyo bwa mbere, mu gihe cy'urubanza rw'ubutane bisabwe n'umwe mu bashyingiranywe, urukiko rushobora guha agaciro imirimo yo kwita ku rugo idahemberwa yakozwe n'umwe mu bashyingiranywe cyangwa bombi. Uburyo bwa kabiri, agaciro k'imirimo yo kwita ku rugo idahemberwa yakozwe n'umwe mu bashyingiranywe cyangwa bombi babarirwa hagati y'10% na 39% by'umutungo bungutse uhereye ku munsi w'ishyingirwa, hamaze kuvanwamo imyenda bafashe nyuma yo gushyingiranwa. Ibi nabyo bifite icyo bizakemura mu maka abantu bakunda kujya, aho umwe mu bashakanye yajyaga abwira undi ngo weho nta kazi ufite, ngo uri uwo mu rugo, ntacyo winjiza, n'ibindi n'ibindi. Ingingo ya 215, uburenganzira bwo gutambamira ishyingira. Uburenganzira bwo gutambamira ishyingira bufitwe n'umuntu ubifitemo inyungu. Ingingo ya 216, uburyo bwo gutambamira ishyingira. Agace ka mbere, gutambamira ishyingira bikorwa mu magambo cyangwa mu nyandiko ku mwanditsi w'irangamimerere igihe cyose ishyingira ritaraba. Uburyo bwa kabiri, abashaka gushyingirwa bashobora kujuririra mu nyandiko gukuraho icyemezo cy'itambamira ry'ishyingira kukuriye umwanditsi w'irangamimerere, akabaha igisubizo mu gihe kitarenze iminsi 5 y'akazi ibarwa uhereye ku munsi bajuririyeho. Uburyo bwa gatatu, mu gihe abashaka gushyingiranwa batishimiye icyemezo cy'ukuriye umwanditsi w'irangamimerere cy'itambamira ry'ishyingirwa ryabo, cyangwa iyo badahawe igisubizo
batanga ikirego mu rukiko bifitiye ububasha rw'aho ishyingira rigomba kubera, kikaburanishwa ku buryo bw'ikirego cyihutirwa. Ibi nabyo biratanga igisubizo babandi bazanira abana umwe mu bashyingirwa mu murenge ku munsi w'ishyingira. Ingingo ya 117, impamvu zo gutambamira ishyingira. Gutambamira ishyingira bishobora gushingira nibura kuri imwe mu mpamvu zikurikira. Impamvu ya mbere, kubura kwa kimwe mu bisabwa byerekeye imihango cyangwa ishingiro by'ishingira. Uburyo bwa kabiri, kuba hari umwe mu mizigo y'ishyingirwa. Ingingo ya 223, impamvu zituma gushyingirwa bita agaciro mu buryo budasubirwaho. Impamvu ya mbere ni impamvu zituma habaho guta agaciro mu buryo budasubirwaho n'izi zikurikira. Impamvu ya mbere, ishyingirwa ribaye umwe mu bashyingiranywe atarageza ku myaka 21 uretse igihe byatangiye uburenganzira. Uburyo bwa kabiri, ishyingirwa ry'abafitanye isano ishingiye ku buvandimwe cyangwa ishingiye ku gushyingiranwa ku rwego rubujijwe. Impamvu ya gatatu, gushyingiranwa bwa kabiri ishyingirwa rya mbere ritaraseswa. Impamvu ya kane, igihe ishyingirwa ryakozwe umwe mu bashyingiranywe atabyemera. Ku mpamvu ya kabiri, ikirego cyo gutesha agaciro ishyingirwa kubera impamvu iteganywa mu gika cya mbere D cy'iyi ngingo ntibishobora kuregerwa iyo abashyingiranywe babanye nibura amezi 6 akurikirana. Ingingo ya 224, ufite ububasha bwo gutanga ikirego cyo gutesha agaciro ishyingirwa mu buryo budasubirwaho. Ikirego cyo gutesha agaciro ishyingirwa mu buryo budasubirwaho gitangwa n'umwe mu bashyingiranywe cyangwa undi muntu ubifitemo inyungu. Ingingo ya 226, ni impamvu zituma ishyingirwa rita agaciro mu buryo bushobora gusubirwaho n'izi zikurikira. 1, kwemera gufite inenge kumwe mu bashyingiranywe. 2, ishyingirwa ritabereye mu ruhame. 3, ishyingirwa ryakozwe n'umwanditsi w'irangamimerere utabifitiye ububasha cyangwa undi muntu wihaye ububasha. 4, indi mpamvu yaturuka ku kutubahiriza ibisabwa byerekeye imigendekere y'ishyingiranwa. Ku mpamvu ya kabiri, turasangamo kwemera kuba gufite inenge iyo umwe mu bashyingiranywe yemeye gushyingirwa kubera kwibeshya ku muntu, yabeshywe cyangwa yahatiwe kubyemera. Impamvu ya gatatu, ni ishyingirwa ntirishobora guteshwa agaciro ku buryo bushobora gusubirwaho iyo abashyingiranywe babanye amezi 6 akurikirana uhereye igihe impamvu ituma rita agaciro yamenyekaniyeho. Ingingo ya 227, uwemerewe gutanga ikirego kigamije gutesha agaciro ishyingirwa mu buryo bushobora gusubirwaho. Ikirego kigamije gutesha agaciro ishyingirwa mu buryo bushobora gusubirwaho gitangwa gusa n'umwe mu bashyingiranywe. Ingingo ya 237, uburenganzira ku mutungo w'abashyingiranywe. Uburyo bwa mbere, uburenganzira ku mutungo w'abashyingiranywe butangira bakimara gushyingiranwa imbere y'umwanditsi w'irangamimerere hakurikijwe uburyo bw'imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe bahisemo. Uburyo bwa kabiri, iyo ishyingirwa risheshwe cyangwa iyo riteshejwe agaciro mbere y'uko abashyingiranywe babana, nta nkurikizi rigira ku mutungo wabo uretse iyo bigaragaye ko hari umutungo bari barafatanije. Icyiciro cya kabiri, ubutane. Hano turasangamo ibice bitatu. Igice cya mbere, ubutane buturutse ku mpamvu ziteganywa n'itegeko. Ingingo ya 248, impamvu z'ubutane. Buri wese mu bashyingiranywe ashobora gusaba ubutane kubera imwe mu mpamvu zikurikira. Impamvu ya mbere ni ubusambanyi. Iya kabiri, ko umwe mu bashyingiranywe yarataye urugo nta mpamvu ifite ishingiro nibura mu gihe cy'amezi 12 akurikirana. Impamvu ya gatatu, guhamwa n'icyaha gisebeje. 4, kwanga gutanga ibitunga urugo. 5, ihohoterwa ku mubiri, ku mitekerereze, ihohoterwa rishengura umutima.
rishingiye ku mutungo cyangwa imyitwarire ibangamiye bikabije urega, umwana bahuriyeho bombi, umwana w'urega cyangwa w'uregwa. Ihohoterwa rishingiye ku gitsina. 7. Kumara nibura imyaka 2 batabana ku bushake bwabo. 8. Kutabana mu gihe kirenze amezi 6 akurikirana uhereye igihe habereye ishyingirwa nta mpamvu zifite ishingiro zihari. 9. Iyo kubana bitagishobotse kubera indi mpamvu itakwihanganirwa n'umwe mu bashyingiranywe. Igice cya 2. Kutabana bitewe n'uko umwe mu bashyingiranywe afashwe nabi ntibyitwa guta urugo mu gihe yagiye kubimenyesha ubuyobozi bw'ibanze bumwegereye bigakorerwa n'inyandiko. Ingingo ya 249. Urukiko rufite ububasha bwo kwemeza ubutane. Gusaba ubutane biregerwa mu rukiko rubifitiye ububasha rw'ifasi abashyingiranywe baheruka kubamo, urw'ifasi uregwa atuyemo, aho aba, aho yahisemo ko abarizwa, cyangwa aho urega atuye cyangwa aba mu gihe cyo gutanga ikirego cy'ubutane. Ingingo ya 250. Ikirego gisaba ubutane. Uburyo bwa mbere, ikirego gisaba ubutane gitangwa n'umwe mu bashyingiranywe. Ikirego gisaba ubutane kiregerwa kandi kikaburanishwa nk'izindi manza. Uburyo bwa kabiri, ikirego gisaba ubutane gisaza hashize imyaka 5 kuva igihe impamvu gishingiyeho yamenyekaniye. Ingingo ya 251. Gusubika by'agateganyo ikirego cy'ubutane mu gihe harimo urubanza rw'inshinjabyaha. Urubanza rw'inshinjabyaha ntiruhagarika ikirego cy'ubutane. Icyakora iyo impamvu umwe mu bashyingiranywe aheraho yaka ubutane itumye habaho ikirego nshinjabyaha, ikirego cy'ubutane kirahagarikwa by'agateganyo kugeza igihe urubanza rw'inshinjabyaha rubaye ndakuka. Ingingo ya 252. Gutanga ubuhamya mu rubanza rw'ubutane. Uburyo bwa mbere, iyo bibaye ngombwa ko hakorwa iperereza, umuntu wese ashobora kubazwa mu rubanza. Uburyo bwa kabiri, ubuhamya bw'umwana, bw'umubyeyi w'abashyingiranywe n'ubw'umukozi wo mu rugo rwabo nabwo bwitabwaho. Icyakora ubuhamya bw'umwana utarageza ku myaka 14 bwunganirwa n'ibindi bimenyetso. Ingingo ya 253. Icyemezo cy'agateganyo mu rubanza rw'ubutane. Aho iburanisha ry'ubutane ryaba rigeze hose, umucamanza ashobora gufata icyemezo cy'agateganyo cyerekeye ababuranyi, abana babo cyangwa umutungo. Ingingo ya 254. Kugena urera abana mu gihe cy'urubanza rw'ubutane. Mu gihe urubanza rw'ubutane rukiburanishwa, umucamanza ashobora kugena ko umwe mu bashyingiranywe cyangwa undi muntu bita ku bana by'agateganyo, akanagena uruhare rwa buri wese mu bashyingiranywe ku bitunga abana hagamijwe kurengera inyungu zabo. Ingingo ya 255. Kuba abantu batandukanye mu gihe cy'urubanza rw'ubutane. Mu gihe cy'urubanza rw'ubutane, umwe mu bashyingiranywe yaba urega cyangwa uregwa mu buryo bw'ikirego cyihutirwa ashobora gusaba urukiko kwemeza ko ava mu rugo rwabo akajya kuba ahandi. Ashobora kandi kurusaba gutegeka ko uwo bashyingiranywe ava mu rugo. Iyo urukiko rwemeje ko umwe mu bashyingiranywe ava mu rugo, rumugenera uburyo bwo gucumbika n'ibimutunga iyo bikenewe. Cyakora umwe mu bashyingiranywe ushinzwe kwita ku bana aguma mu rugo kugeza igihe urubanza rw'ubutane rubaye ndakuka. Ingingo ya 256. Imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe mu gihe bategetswe kuba ahantu hatandukanye. Uburyo bwa mbere, iyo urukiko rutegetse umwe mu bashyingiranywe kuba ahandi mu gihe urubanza rw'ubutane rutaracibwa burundu, uretse igihe abashyingiranywe basezeranye ivanguramutungo risesuye, umutungo wimukanwa n'utimukanwa ugabanywa abashyingiranywe mu buryo bw'agateganyo nyuma yo kuwukorera ibarura rishyirwaho umukono w'impande zombi, kandi hitawe ku nyungu z'umwana n'iz'umwuga w'abashyingiranywe. Uburyo bwa kabiri, iyo abashyingiranywe bahisemo uburyo bw'imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe ishingiye ku masezerano ategurwa n'abashaka gushyingiranwa, bagabana hakurikijwe amasezerano bumvikanyeho kandi hitawe ku nyungu z'umwana n'iz'umwuga w'abashyingiranywe.
Uburyo bwa gatatu, iyo abashyingiranywe bagabanye umutungo mu buryo bw'agateganyo, buri wese yita kuri uwo mutungo, ntashobora kuwikuraho cyangwa kuwutangamo ingwate. Uburyo bwa kane, mu gihe umwe mu bashyingiranywe atubahirije ku mpamvu z'uburiganya ibiteganywa mu gika cya gatatu cy'iyi ngingo, uwo bashyingiranywe ashobora gusaba iseswa ry'ibyakozwe na mugenzi we. Ingingo ya 257, irangizwa ry'agateganyo ry'icyemezo cyafashwe mu rubanza rw'ubutane. Icyemezo cy'agateganyo gifatwa mu gihe cy'urubanza rw'ubutane cyerekeye kugena urera abana, kuba ahantu hatandukanye n'imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe mu gihe hategetswe kuba ahantu hatandukanye. Kirangizwa by'agateganyo n'iyo cyaba cyarajuririwe uretse iyo kibangamiye inyungu z'abana. Icyakora urukiko rushobora guhindura icyemezo cy'agateganyo iyo habonetse izindi mpamvu bisabwe n'umwe mu bashyingiranywe. Ingingo ya 258, gusaba ubutane ku bwumvikane. Uburyo bwa mbere, ubutane ku bwumvikane busabwa n'abashyingiranywe bombi bamaze kumvikana ku gusesa ishyingirwa no ku nkurikizi zaryo, kandi bagashyikiriza urukiko rubifitiye ububasha amasezerano ku ngaruka z'ubutane ku bijyanye no kwita ku bana n'umutungo wabo. Uburyo bwa kabiri, iyo ubutane bwasabwe n'umwe mu bashyingiranywe bushobora guhinduka ubutane ku bwumvikane mu gihe uregwa yemera ko ikirego gifite ishingiro akemera ubutane. Icyo gihe abashyingiranywe bagaragariza urukiko amasezerano ku ngaruka z'ubutane ku bijyanye no kwita ku bana n'umutungo wabo. Ingingo ya 259, ibarura ry'umutungo w'abashyingiranywe mbere y'ubutane ku bwumvikane. Abashyingiranywe biyemeje gusaba ubutane bw'ubwumvikane babanza kubarura umutungo wabo, bigashyirwa mu nyandiko, kugaragariza agaciro kawo no kugena ibyo buri wese yakwegukana hakurikijwe uburyo bw'imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe bahisemo. Ingingo ya 260, ubwumvikane bw'abashyingiranywe ku ngingo za ngombwa mbere y'ubutane ku bwumvikane. Abashyingiranywe bashyikiriza urukiko rubifitiye ububasha inyandiko mvaho igaragaza ibyo bemeranyije ku ngingo zikurikira. Iya mbere, uzarera abana babyaranye, abo bagize ababo batarababyaye, cyangwa abo bishingiye mu gihe cy'urubanza rw'ubutane na nyuma y'icibwa ry'urubanza rw'ubutane. Kabiri, uruhare rwa buri wese mu bashyingiranywe ku byerekeye kwita ku bana no kubarera. Gatatu, aho buri wese mu bashyingiranywe azaba mu gihe cy'urubanza rw'ubutane. Kane, ibitunga umuntu umwe yaha undi mu gihe urubanza rw'ubutane iyo adafite ibimutunga bimuhagije, hatitawe ku buryo bw'imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe bahisemo. Ingingo ya 261, uburyo ikirego cy'ubutane ku bwumvikane gitangwa. Ikirego gisaba ubutane ku bwumvikane gitangwa mu buryo busanzwe bw'ibirego mbonezamubano. Ingingo ya 262, kwitaba urukiko kw'abashyingiranywe ku giti cyabo. Ku munsi w'iburanisha abashyingiranywe basaba ubutane ku bwumvikane bitaba bombi ku giti cyabo. Urukiko rwaregewe bakemeza icyifuzo cyabo cyo gutana, kandi ntibasabwa kugaragaza impamvu bashaka gutana. Ingingo ya 263, urubanza rw'ubutane ku bwumvikane. Uburyo bwa mbere, iyo urukiko rumaze kubona ko abashyingiranywe bafite ubushake bwo gutana kandi ko ubwumvikane bwabo bwabaye nta gahato n'inyungu z'abana zikaba zitaweho, ruca urubanza rwemeza ubutane ku bwumvikane. Uburyo bwa kabiri, iyo urukiko rusanze ibiteganyijwe mu gika cya mbere cy'iyi ngingo bitarubahirijwe ntirwemera ubutane. Ingingo ya 264, kujuririra urubanza rwanze gutanga ubutane ku bwumvikane bikorwa mu buryo busanzwe bwo kujuririra imanza. Icyakora ubwo bujurire bwakirwa iyo bukozwe n'abashyingiranywe bombi. Ingingo ya 268, inkurikizi z'ubutane ku ishyingirwa.
ubutane usesa ishyingirwa n'uburyo bw'imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe. Kugabana umutungo bikorwa hakurikijwe uburyo bw'imicungire y'umutungo abashyingiranywe bahisemo. Ingingo ya 269. Inkurikizi z'ubutane ku bana. Uburyo bwa mbere, abana bahabwa umubyeyi watsindiye ubutane. Undi mubyeyi asigarana uburenganzira bwo gusura abana, kubavugisha cyangwa gusurwa nabo. Mu guca urubanza, umucamanza agena uburyo bukwiye kugira ngo ubwo burenganzira bwubahirizwe. Uburyo bwa kabiri, urukiko rubyibwirije cyangwa rubisabwe n'umwe mu bashaka ubutane cyangwa n'undi muntu ubifitemo inyungu, rushobora gutegeka ko umwana ahabwa umubyeyi utatsinze urubanza cyangwa undi muntu, rushingiye ku byagirira umwana akamaro kandi rumaze kumva ibitekerezo by'umwana. Gatatu, urukiko rushobora kandi gutegeka ko abana bamwe barerwa n'umubyeyi umwe, abandi nabo bakarerwa n'undi mubyeyi mu gihe biri mu nyungu z'abana nyuma yo kumva ibitekerezo byabo. Kane, ibyemezo urukiko rufata rushingiye kuri iyi ngingo biba ari agateganyo. Rushobora kubikuraho bisabwe n'umuntu ubifitemo inyungu mu buryo bw'inyandiko nsobanura-kirego itanzwe n'umuburanyi umwe. Ingingo ya 270. Uburenganzira n'inshingano z'ababyeyi batandukanye ku bana. Ababyeyi batandukanye bafite uburenganzira bwo kugenzura uko abana bafashwe n'uko barerwa, hatitaye ku washinzwe kubarera. Bafite kandi inshingano yo gutanga indezo hakurikijwe ubushobozi bwabo. Ingingo ya 271. Inkurikizi z'ubutane ku byo abana baherwa uburenganzira n'amategeko. Ubutane bw'ababyeyi ntacyo bwambura abana mu byo amategeko cyangwa uburyo bw'imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe abahera uburenganzira. Ingingo ya 272. Uburenganzira bw'abana bwo kurerwa hifashishijwe umutungo w'ababyeyi babo bahawe ubutane. Igihe habaye ubutane, abana bakomeza kugira uburenganzira bwo kurerwa hifashishijwe umutungo w'ababyeyi babo. Umubyeyi ntashobora kwikuraho umutungo we wose iyo agifite inshingano yo gutanga indezo ku bana. Ingingo ya 273. Itegeko rikurikizwa mu gihe ubutane burimo umunyamahanga bashyingiranywe hagati yabo cyangwa umunyamahanga washyingiranywe n'umunyarwanda ni iryakurikijwe mu gihe cy'ishyingirwa ryabo. Ingingo ya 244. Gutana by'agateganyo n'uburyo bisabwa. Uburyo bwa mbere, gutana by'agateganyo ni uburyo abashyingiranywe cyangwa umwe muri abo basaba urukiko kwemeza ko batabana ariko hadasheshwe amasezerano y'ishyingirwa. Gutana by'agateganyo bikorwa mu buryo bumwe no ku mpamvu zimwe nk'iziteganyijwe ku gusaba ubutane ku mpamvu ziteganywa n'iri tegeko cyangwa ku gusaba ubutane ku bwumvikane. Uburyo bwa gatatu, gutana by'agateganyo biregerwa, biburanishwa kandi bigakemurwa hakurikijwe ingingo z'iri tegeko zerekeye ubutane. Ingingo ya 275. Ingingo ya 275. Ikirego gisaba gutana by'agateganyo gitangirwa rimwe n'icy'ubutane. Igihe ikirego gisaba gutana by'agateganyo gitangiwe rimwe n'icy'ubutane, urukiko rubanza kuranisha ikirego cyo gutana by'agateganyo. Ingingo ya 276. Inkurikizi zo gutana by'agateganyo. Uburyo bwa mbere, gutana by'agateganyo kwemerera abashyingiranywe kutabana ariko ntibisese amasezerano y'ishyingirwa cyangwa uburyo bw'imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe. Uburyo bwa kabiri, nyuma y'isomwa ry'urubanza rwemeza gutana by'agateganyo, inshingano yo gufashanya no kudahemukirana igumaho. Uburyo bwa gatatu, abashyingiranywe batanye by'agateganyo bakomeza inshingano yo kwita ku bana no kubarera. Uburyo bwa kane, gucunga umutungo w'abatanye by'agateganyo bikorwa hakurikijwe uburyo bw'imicungire y'umutungo abashyingiranywe bahisemo. Uburyo bwa gatanu, urubanza rutegeka gutana by'agateganyo rugena ibitunga umwe mu bashyingiranywe ubikeneye. Ingingo ya 277. Guhindura gutana by'agateganyo mo ubutane. Harimo uburyo bubiri.
igihe gutana by'agateganyo bimaze imyaka 2 uhereye igihe urubanza rwabereye ndakuka urukiko rubisabwe n'abashyingiranywe bombi cyangwa umwe muri bo ruhindura urubanza rwo gutana by'agateganyo mo urubanza rw'ubutane bwa burundu. Uburyo bwa kabiri, ikirego gisaba guhindura gutana by'agateganyo mo ubutane bwa burundu gitangwa mu buryo busanzwe bwo gusaba ubutane. Niba ushaka kutwungura ibitekerezo, tanga komenti, ukore na like, share, ukandera kuri subscribe. Ibyiza biri imbere.